nongeye kuba ikaze bakunzi ba Gluta TV2 reka twongeye tugaruka mu biganiro byacu nk'ibisanzwe murabibona ko turi kumwe na Faust mumaje kumenyera cyane rero hano kuri Gluta TV ni umuntu wacu cyane kandi murabizi bantu rwose mwagiye musubiza mugashyiramo udutima mugahamanya nawe aha uyu munsi gusa no turebe kuri ibi ngibi byo noneho kwarongera turebe nangaho uraza kumuha turebe uramudutima none yaza kunudutima tungana iki ku bibazo agiye kuza kuba yasubiza mbibutsa yuko rero kuba dutegura ibi bibazo cyangwa se tugategura iki kiganiro kimeze uko nguko cyo kuba twabaza ibibazo habakwemo amasomo menshi mu buzima busanzwe haba harimo byinshi wakwigiraho yewe hari n'igihe usanga byinshi ari byakubayeho cyangwa se ugasanga wenda ibisubizo umuntu aba ari butange mu kino kiganiro bya buri kibazo warukeneye igisubizo cyabyo cyangwa se wabyibazaga nawe ukabura igisubizo ariko noneho niwo mwanya uze nawe twicare tuganire turi ko twakungurana ubumenyi turi ko twakungurana ibitekerezo turi ko twagira icyo duhindura cyangwa se kubaka mu buzima bwacu bwa buri munsi ikaze rero Faust kuri Gluta TV. Murakoze. Umeze neza urasa neza? Murakoze. Niba atari bya bindi byawe. Oya none utuntu tw'udusara aho ngaho mbese nyine wateguye wajyanishije gasaha iki n'ikanzu urasa neza cyane rero reka twinjiye mu biganiro mu kiganiro cyacu aha rero tugiye kureba ibibazo bitanu birebana n'urubyiruko ibibazo bitanu birebana n'urubyiruko niba urubyiruko rero igira hino dufatanye cyangwa se igira hino turebe ko dusubize ibi bibazo reka Faust adufashe ikibazo cya mbere kiragira kiri nkuko dusanzwe tubikora rero ni bwa buryo n'ubundi bwacu bwo gusubiza mwamuhamanya ukajya muri comment ugatagatima wabasubona atari byo ukatubwira nangaweho wamuha kwijana ikibazo cya mbere kiragira kiti uruhare rw'urubyiruko mu iterambere ry'igihugu ni uruhe ruhare rw'urubyiruko mu iterambere ry'igihugu uruhare rw'urubyiruko ni ugukunda igihugu ni ugukora ibikorwa leta iba yarateganyije ishaka ni ugukurikirana amategeko n'amabwiriza ya leta indangagaciro za leta kandi ukabikora urubyiruko kugira ngo uzagirire akamaro k'igihugu k'ejo hazaza ragerageje arabikoze cyane ukuri sinzi niba bikoze niba byishe mutubwire muri comment niba mubona biri guhura koko cyangwa se byibura yagerageje ubwo nyine udutima hafi ngo niba muri guhamanya ko ari byo koko yabitsinze cyangwa se niba mubona wapi byanze tubwire nangaye ndabizi ubu hari n'abari buguhe 0% rahira shaka reka umva hajya ruswa zaraciwe udutima twinshi ikibazo cya kabiri kiragira kiti nizihe nzitizi urubyiruko ruhura nazo mu gushaka akazi no kwihangira umurimo nizihe nzitizi urubyiruko ruhura nazo ukutamenya amakuru ibintu bisubiza ikibazo nsubiremo cya kabiri kiragira kiti nizihe nzitizi urubyiruko ruhura nazo mu gushaka akazi no kwihangira umurimo ntabyo nzi pe inzitizi ni ukuba inzitizi ni ukutamenya amakuru kutamenya amakuru kuko utahagurutse ngo ugende ujya umenye amakuru niba none se bwo udafite ubumenyi cyangwa igishoro ubumenyi cyambere hakoze karyo ndagukopeje ako gatima utwo dutima ubwo ninjye bari buduhe rero oya umva icyambere ni ukugira ubumenyi ku kazi runaka ushaka icya kabiri
shamva byanze ndatsinzwe ko nsinzwe ubu ndabona ari ugutekereza cyane. Okay, ubwo udutima arimo aratubura gake gake ndi kubyumva. Twagiye ku kibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kiragira kiti ni gute urubyiruko rushobora gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bwubaka ejo hazaza heza? Ni gute urubyiruko rushobora gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bwo kubaka ejo hazaza heza? Icya mbere ni kugira ngo ube wabo ibibazo byawe, ubundi ibibazo byawe uba wabikuye. Nibyo, ariko biroroshye. Ntabwo byoroshye. Oya, biroroshye, nawe dukurikiye baze kutubwira. Ntibyoroshye koko ibi? Ndeba ngiye kuba umuswa. Ariko ushobora kuba wajya nko gushaka akazi. Yego. Ndagusubiriramo. Ndagusubiramo ikibazo. Turi ku kibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kiragira kiti ni gute urubyiruko rushobora gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bwo kubaka ejo hazaza heza? Ni gute urubyiruko rushobora gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bwo kubaka ejo hazaza heza? Ubwo bavuze ejo hazaza heza, bashobora nko kujya ku ma YouTube, kuri TikTok, Facebook, kuri Twitter, bakamenyera amakuru, bakabona akazi bakoresheje za nkuta nkoranyambaga. Bakifashisha zino mbuga nkoranyambaga zose cyangwa se ama website kugira ngo babe bashakiraho imirimo, babe bana aho nakwiteguye ubundi. Aho harimo n'abadukurikiye muri comment rwose bambabare baze nze kureba uyu munsi uduti muri bubone niba atari kamwe nako sinzi kuko ubwira basi ugerageze imbazo tworoshye. Ese uzajya uri kumbaza ibintu bibazo bikomeye? Umuntu asubiza iki kibazo amaze kumbaza azanshake. Yashyireho urebe ngo barayatsindira. Yashyireho babisubize bayatsindire kabisa. Okay, icyo ngicyo kikaba kiramunaniye, ariko wasanga banagikoze turabibwirwa no muri comment n'abadukurikiye. Tujye ku kibazo cya kane. Ikibazo cya kane, ibibazo by'ihungabana n'indwara zo mu mutwe mu rubyiruko bikemuka gute? Ibibazo by'ihungabana rero mu rubyiruko, hari ukuntu umwana aba yagize ihungabana bitewe n'imiryango avukamo n'ahavuka. Icyo gihe aba akeneye kuganirizwa. Ukuntu mbyumva, iyo ubonye umuntu ufite ihungabana uba ukeneye kumuganiriza cyangwa ukabimenyesha ababishinzwe bakamuganiriza. Bikaba ngombwa yuko ushobora iyo wamuganirije umenya ikibazo afite ndetse ukamenya nawe gituruka. Hari igihe baba baragize ihungabana bakiri abana bitewe na famiye zabo. Hari igihe aba yarababajwe mu rukundo akagira ihungabana, bijya bishoboka. Hari igihe ahorana agahinda gakabije, ari agahinda kabimutera. Icyo gihe iyo wamubonye ahantu runaka ubimenyesha ababishinzwe bakagenda bakamuganiriza agakurikirana. Njye niko ndi kubyumva. Noneho ikindi cya gatanu ari nacyo tugiye gusorezaho. Nyamuneka rwose mwibuke ni ukuri rwose Fawusi muze kumbwira, muze uhuje nawe kuri ibisubizo ashyireho udutima, ariko nanjye nze ko abantu muhuje kuri ibisubizo. Noneho cyangwa wandikemo nangahe umuhaye ku ijana kuri bino bibazo. Tujye ku kibazo cya nyuma, aricyo kibazo cya gatanu twateguye mu kiganiro cyacu. Ni gute urubyiruko
rushobora kugira uruhare mu kwimakaza umuco w'amahoro n'ubwiyunge. Subiremo nanone, ni gute urubyiruko rushobora kugira uruhare mu kwimakaza umuco w'amahoro n'ubwiyunge? Ni uruhe ruhare rw'urubyiruko mu kwimakaza umuco n'amahoro? ntabyo nzi. Ntabyo nzi. Nta kibazo uvuga ngo ntabwo ukizi. Ngereka none se kwimakaza no kugira ute? Ni ubuhe buryo nawe ugiye kumbaza? None se nakubaza. None se niba kinaniye ngomba kukubaza. Ni ubuhe buryo? Ni ubuhe buryo ubona, sibyo? Ni gute urubyiruko rushobora kugira uruhare? Ni uruhe ruhare rw'urubyiruko? Aho si byoroshye, si bisobanuro byoroshye. Mu kwimakaza cyangwa se ubwo twavuga ni nko gushyira imbaraga. Abadukurikira mumfashe kwimakaza ni ikinyarwanda gikomeyemo, ariko ntekereza ko mu kwimakaza ni nko kuba nko gushyira imbaraga, ni nko gushyira imbaraga mu kintu kugira ngo kibashe kubaho cyangwa se kibeho ku buryo burambye cyangwa se buhamye. Reka tubyite reka tubyite nk'ubwitange cyangwa se umuhate wabo cyangwa se umurava wabo. Okay, ni uwuhe muhate cyangwa se ni ubuhe bwitange, sibyo? Uruhare urubyiruko ni ubuhe buryo urubyiruko rushobora kugira uruhare mu muco, mu kwimakaza cyangwa se mu gushyigikira? Kwimakaza ndabivumbuye, ni nko gushyigikira ko nk'urubyiruko rwakwishyira hamwe rukaganira, rukahuriza hamwe ibitekerezo runaka byakubaka iki gihugu cyacu. Ikindi rukagira nk'amahuriro, reka tubyite amahuriro mu duce tumwe na tumwe nk'urubyiruko, tukagira kwigishanya, kuvuga ku iterambere ry'igihugu n'ibindi ntago. Fausi, bantu dukurikira rwose muze kumbwira ngo abonye udutima, muze mumbabara, ariko ntimugire ruswa, muvugisha ukuri. Turebe ni ututima tungahe buze kubona muri comment, ni amanota angahe buze kubona muri comment kuri bino bibazo. Ibi bibazo rero tuba twateguye bishobora gufasha gutekereza ku bibazo bikomeye. Ku bibazo bikomeye akenshi biba bihangayikishije urubyiruko no gushaka ibisubizo. Rero mwe mwese mwakomeje kubana natwe muri kino kiganiro cyacu, nongeye gushimira Fausi kuba babashije kwitabira ikiganiro cyacu. Kandi Fausi rwose uko ukomeza kugira uruhare cyane muri ibibazo bishobora kuba byakuba, muri ibibazo dushobora kuba twagana ibisubizo utanga. Hari abantu byubaka, hari abantu bifasha, hari n'abantu bikebura. Ibi ngibi ujye wumva ko uko wabisubiza kose ni uko kwawe ni kubyumva. Nawe dukurikiye muri comment ufite ukuntu byumva, ufite ukuntu wumva byakabaye bikorwa cyangwa se byakabaye bivugwa, twandikire nawe muri comment. Nibinaba ngombwa uzaze nawe hano kuri Greta tubashe kuganira kugira turusheho kubaka abandi cyangwa se turusheho kugira nawe umusanzu watanga hano muri society. Reka mbashimire rero mwese twabanye mu kiganiro, murakoze cyane. Ciao, bye bye. Fausi wakoze cyane, bye bye. Umunsi mwiza, wakoze kwitabira. Okay, bye. Nta muntu umenya byose, nta n'ubikimenya bose. Ibyo utazi si uko bitabaho, kandi ibyo utumvishe si uko bitavuzwe. Niyo mpamvu utamenye Alma Fashion Limited. Aha niho honyine wabona imyenda ya originale, imyenda mvaburayi, amakanzu meza ya Turukiya ku giciro cyiza cyane kibereye buri wese. Aha ni mu mujyi wa Kigali ku nyubako ya Chic. Watubona kuri 0788 12 78 541. Abifuza kurangura namwe kandi ntimuhejwe, tugane tuguhe imyambaro myiza kuko wambaye neza agaragara neza. Alma Fashion Limited, cyubahiro cyawe niko gaciro kawe.